Muganga Clement. Reka nongere kubaha ikaze mwese abakurikiye Muganga Clement, ndabasuhuje kandi mbifurije amahoro n'imigisha. N'ubundi rero turacyari muri cya kiganiro cya twivure indwara. Uyu munsi twaba tugiye kugaruka ku ndwara y'umugongo. Indwara y'umugongo ni indwara izahaza benshi, ni indwara irimo igaragara cyane mu bantu b'ingeri zose, ariko cyane cyane mu bantu bari hagati y'imyaka 30 ndetse n'imyaka 60, babitewe n'impamvu zitandukanye, nyamara muri izo nyinshi zishobora kwirindwa. Rero niyo mpamvu tuba dukoze kino kiganiro kugira ngo tugire ubuzima buzima. Mu kiganiro rero n'igihe.com, Ntakirutimana Samuel, umuganga ukora muri serivisi yo kugorora umubiri cyangwa se physiotherapy mu ivuriro rya Kaminuza y'u Rwanda, ishami ry'ishuri rikuru ry'ubuzima CMHS, yasobanuriye birambuye igitera indwara y'umugongo ndetse anatanga ibimenyetso byayo, anavuga uburyo ki ushobora kubyirinda. Indwara y'umugongo ni indwara irimo izigaragara cyane mu bantu b'ingeri zose, ariko cyane cyane mu bantu bari hagati y'imyaka 30 na 60, bitewe n'impamvu zitandukanye, nyamara muri izo nyinshi izo mpamvu zishobora kwirinda. Rero reka tukubwire zimwe mu mpamvu zitera umugongo, bityo ushobora guhita uzirinda kugira ngo utazagira kino kibazo cy'umugongo. Impamvu ya mbere ni ukwicara cyangwa guhagarara igihe kirekire mu buryo bumwe. Ni ukuvuga ngo nimba wicara umwanya munini wenda bitewe n'akazubamo, cyangwa se ugahagarara igihe kinini mu buryo bumwe, ibi ni ibintu bishobora kugutera iyi ndwara y'umugongo. Indi mpamvu ya kabiri ni impanuka zitandukanye umuntu ashobora guhura nazo. Hari impanuka ushobora gukora bityo bigatuma uhita ugira gute ucika umugongo, cyangwa se ugahura n'ubu burwayi bw'umugongo. Ikindi kintu cya gatatu, cyangwa se impamvu ya gatatu yagutera kurwara umugongo, ni ukwicara nabi mu kazi. Bad posture cyangwa se bad posture, nyine kuba wicaye nabi mu kazi, ibi nabyo biri mu bintu bishobora kugira gute kugutera umugongo. Iyindi mpamvu ya kane ni uburwayi butandukanye bw'amagufwa y'uruti rw'umugongo. Uburwayi butandukanye bw'amagufwa y'uruti rw'umugongo nabyo bishobora kuba impamvu yagutera umugongo. Iyindi mpamvu ya gatanu ni ukugira ibiro byinshi bitajyanye n'uko ureshya, bituruka ku mirire mibi. Hari ukuntu nyine umuntu ashobora kugira ibiro byinshi ugasanga ugereranyije n'uko areshya rwose ntago biri kujyana, bitewe n'imirire mibi. Iyo tuvuze imirire mibi, hari abantu bumva nyine kurya ibiryo bidasa neza, ariko no kuba warya ibintu birimo isukari nyinshi n'amavuta menshi n'ibinure byinshi bikagutera kubyibuha bikabije, ibyo nabyo burya biba ari imirire mibi. Reka ibi tureke kubitindaho, wenda tuzagaruka mu kiganiro cy'ubutaha tubereke uburyo ki umuntu ashobora kugira indyo nziza. Impamvu ya gatandatu rero ni ubumuga butandukanye umuntu yavukanye, urugero nk'inyonjo ndetse n'ibindi bintu bitandukanye. Iyindi mpamvu ya karindwi ni ukwambara inkweto ndende. Ngiraga inkweto ndende murazizi, ntabwo nakwirirwa nzivugaho byinshi, ariko mumenye ko ibi nabyo biri mu bintu bishobora kugutera umugongo. Iyindi mpamvu ya munani ni ukwikorera cyangwa se guterura ibintu biremereye umuntu yunamye ahantu hatameze neza. Ibi bintu mwabyumvise ra? Kwikorera cyangwa se guterura ibintu biremereye umuntu yunamye ahantu hatameze neza, ibi nabyo biri mu byagutera indwara y'umugongo. Iyindi mpamvu ya 9 ni ukuryama ahantu hatameze neza, nko kuri matora inepa cyane. Hari ukuntu abantu baryama wenda, cyangwa se ukaba washyizeho wenda umusego munini, ugasanga ushyizemo igisego kinini, mbese uryamye umeze nk'uwihetse. Ibi nabyo biri mu bintu byagutera umugongo, cyangwa se kuryama kuri matora inepa cyane, nabyo biri mu bintu bishobora kugutera umugongo. Nubwo bavuga ngo hariho matora, wenda najya numva bamamaza ngo paradido matora nk'indwara y'umugongo, rero ndagira ngo nkubwire ko hari na matora ishobora kugutera umugongo. Rero reka tukubwire noneho uko wakwirinda iyi ndwara y'umugongo. Muganga Ntakirutimana ahumuriza abantu ko indwara y'umugongo ivurwa kandi igakira iyo yivujwe hakiri kare, ariko akibutsa ko kwirinda burya biruta kwivuza. Icyo wakora rero ngo utarwara umugongo, ndagira ngo mukurikirane zino nama atugira. Aragira ati kwirinda guterura cyangwa se kwikorera ibintu biremereye cyane, ibi ni ibintu byakurinda kurwara umugongo. B, ugomba kwirinda kwicara cyangwa guhagarara igihe kirekire mu buryo bumwe, urugero nk'abamotari, abashoferi, abakozi bo mu biro ndetse n'abandi bantu runaka bakora ibintu nk'ibyo ngibyo, bakwiye gufata akaruhuko byibura iminota 3 mu isaha, noneho bakabona gukomeza akazi.
wenda inama ya se cyangwa se inama ya gatatu ni mu gihe uri mu bwogero cyangwa se uri muri dushe budafite amazi aturuka hejuru, ni byiza gushaka icyo utereka hibase kugira ngo wirinde kunama cyane wunamuka buri kanya urimo gukaraba. Ako kantu murakumvisera, nimba uri muri dushe cyangwa se mu bwogero budafite amazi aturuka hejuru nyine ari ya kijyambere, ni byiza ko ushaka icyo utereka hibase kugira ngo wirinde kunama wunamuka buri kanya, kuko ibi nabyo biri mu byagutera indwara y'umugongo. Indi nama aravuga ati ku bakoresha mudasobwa si byiza kwandika washyize mudasobwa ku bibero, kuko iyo ubikoze gutyo uba wahetamishije umugongo. Ibi rero nabyo byagutera indwara y'umugongo. Indi nama atanga aravuga ati ni byiza kwicara umugongo ufashe ku ntebe neza kandi ibirenge byawe bifashe ku isima cyangwa hasi, umuntu atitendetse. Aka kantu ntekereza ko ari benshi nyamara kari gufasha. Ni ukuvuga ngo ni byiza ko nimba wicaye umugongo ugomba kwicara ufashe ku ntebe neza kandi ibirenge byawe nabyo bifashe kuri sima cyangwa hasi, umuntu atitendetse. Ibi bintu mwabyumvisera. Iyindi nama atanga aravuga ati ni ukunywa amazi menshi bifasha ubwonko gukora neza. Ubwo rero nyine mugomba kuzajya munywa amazi menshi kugira ngo mutazagira kino kibazo cy'umugongo. Iyindi nama atanga aravuga ati gukora imyitozo ngororamubiri byibura inshuro 3 mu cyumweru zikaba arizo nkeya. Mwabyumvise, gukora imyitozo ngororamubiri cyangwa se gukora siporo byibura inshuro 3 mu cyumweru nabyo biri mu byakurinda umugongo. Iyindi nama atanga aravuga ati gukurikiza amabwiriza yo kwirinda impanuka mu byo umuntu akora byose, mu kubaka, mu gutwara ibinyabiziga ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi nabyo biri mu byakurinda umugongo. Ikindi kintu ni iyindi nama atanga ni ukwitabira imirire ijyanye no kugabanya ibiro. Kwitabira imirire ijyanye no kugabanya ibiro, ubwo ni za regime. Ibi nabyo biri mu bintu byakurinda kurwara umugongo. Iyindi nama rero atanga bwa nyuma ari nayo nama wenda navuga ngo ikomeye, ni ukwihutira kujya kwa muganga igihe ugize ikibazo cy'umugongo. Uhita ujya wihutira kujya kwivuza. Rero nimba wenda warahuye n'ikibazo cy'umugongo cyangwa se hari ibimenyetso urimo kwiyumvaho by'uko urwaye umugongo, waduhamagara kuri nimero za screen yawe urimo kureba, cyangwa se ukanihutira ku ivuriro rikwegereye. Icyo twifuza ni ukugira ubuzima buzima, niyo mpamvu tuba tubasangije ano makuru. Ngira ngo murabizi ko hano ari kuri YouTube channel ya Muganga Clement, twivura indwara tugire ubuzima buzima. Murakoze rero, Uwiteka abahire muri byose. Ibiganiro nk'ibi nakagaruka kuri YouTube channel ya Muganga Clement.